tekereza ko ari umuntu uri kuguhiga atari uko wamugiriye nabi, ari ukubera ko ufite ejo hazaza kurusha ko yabitekerezaga. Uri mu buzima abantu bagukomeye bakakuvuga nabi bashaka kukugusha, ariko hari ikintu kimwe batazi: Imana iguhagaze inyuma n'abanzi bawe bashobora kwibaza impamvu bakurwanyaga. Uyu munsi tugiye kureba inkuru itangaje ya Dawidi na Sawuli, inkuru iza guhindura imyumvire ku buzima bwawe n'intambara n'ibigeragezo waba urimo byose. Samweli wa mbere ibice 19 umurongo wa 18. Nuko Dawidi arahunga aracika asanga Samweli i Rama, mutekereza ibyo Sawuli yamukoreye byose. Bukeye yahagurukana na Samweli batura i Nayoti. Hanyuma babwira Sawuli bati Dawidi ari i Nayoti i Rama. Sawuli atuma intumwa gufata Dawidi. Zihageze zisanga umutwe w'abahanuzi bahanura, Samweli ahagaze aho nk'umutware wabo. Maze umwuka w'Imana aza ku ntumwa za Sawuli nazo zirahanura. Babibwiye Sawuli atuma izindi ntumwa nazo zirahanura. Arongera atuma izindi bwa gatatu nazo zirahanura. Bukeye yarihagurukira Giramu bwe, arasuhukira ku iriba rinini ry'Iseku, arabaza ati Samweli na Dawidi bari he? Umuntu umwe aramusubiza ati bari i Nayoti i Rama. Nuko bajya i Nayoti i Rama. Maze umwuka w'Imana umuzaho nawe agenda ahanura kugeza aho yagereye i Nayoti i Rama. Ahageze yambura imyambaro ye, ahanura imbere ya Samweli arambaraye hasi yambaye ubusa, yiriza umunsi akesha ijoro. Icyo cyatumye bavuga bati mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Yari umuntu usanzwe ariko ufite umugisha udasanzwe. Sawuli umwami yari arimo kumurwanya cyane. Ibi bijya bitubaho natwe, ushobora kuba uri gukora neza ariko hari abakurwanya utazi neza impamvu. Sawuli yohereje abantu gufata Dawidi, ariko bagezeyo umwuka w'Imana urabafata batangira guhanura. Yohereza n'aba kabiri nabo bagezeyo umwuka w'Imana urabafata batangira guhanura. Ntibashobora gukora nabi. Yongera kohereza abandi nabo biba bityo. Sawuli ntiyihangana, yihagurukira ubwe. Umwami nawe ubwe umwuka uramufata, atangira kugenda hanura inzira yose, yibagirwa gahunda yo gufata Dawidi no kumugirira nabi. Ibi bitwigisha ko hari igihe abantu bashaka kukugirira nabi ariko Imana igahindura ibintu batekerezaga. Hari igihe utekereza ko warangiye ariko Imana igahagarara ku banzi bawe mu buryo utasobanukiwe. Hari igihe ubona nk'aho abantu bafite imbaraga kukurusha ariko Imana igahindura imitima yabo. Icyo Imana ishaka kukubwira muri uyu mwanya: ntutinye abakwanga, ntutinye ibigeragezo, kandi ntutinye abantu bakurusha imbaraga. Imana iri kumwe nawe, nta muntu ushobora kukugusha. Niba wumva uri mu rugamba, niba wumva ukomerewe, niba wumva bikomeye, niba wumva byacitse, Imana iracari kumwe nawe. Imana irakubwira ati humura, nturi wenyine. Hari igihe abanze bazahinduka abatangabuhamya bawe. Hari igihe uzabona intsinzi utigeze urota. Reka dufatanye gusenga. Data wo mu ijuru, ndakwiyeguriye uyu munsi. Aho mfite intege nkeya unyongeremo imbaraga, aho mfite ubwoba unyuzuze amahoro. Abanzi banjye bose baba mbona nabo ntabona, ndagusaba bahindure cyangwa ubahagarike. Mana, ndakwizera kandi ndakwiringiye, uzamfasha gutsinda kuva uyu munsi ugeze iteka ryose. Ndahaguruka mu mbaraga zawe, ndi umunyembaraga kandi utsinze, mu izina rya Yesu Kristo.